murasa umwanzi kandi ubu murasha yaduye mugafata buvira mugafata kareme mugakomeza mukagenda biriya byose mwajya kubona mukabona bicitse n'amazi na politiki irahindutse baba baza mukavuga bati ko mutubwira ibingibi dusubira inyuma kuki kisekenda dusubira inyuma kuki akomeje kuturasa na drones niba birenga bakabafatira ibihano bazabifate ariko namwe byibura ibyo bihano muzabirye ariko mufite n'umutekano n'amahoro aduye yarageze kure ariko reba stress muriho murabona abanyangora baraje ubu muzajya kubona mubone n'ibindi bihugu biraje kubera iki murimo muratanga umwanya wo kugira ngo aduye yiyoganize nawe nk'abavuga ko baga professeur ino ntambara il faut profiter occasion quand il est temps monsieur afande majego il faut profiter occasion pour Iran nkanswe mwebwe FDLZ bariho n'imihoro n'imipanga n'amafuni n'ibihiri barimo barabirukankana ku manywa na nijoro ababyeyi banyu barababerabeje dore barimo bari mu mahanga barimo barasafaringa amahanga ntago abyitayeho ibintu amahanga atitayeho ni mutabyitaho ninde uzabyitaho ni mwirwaneho nk'izina ryanyu twirwaneho ni mwirwaneho murenze yaduye mu bibogobogo mu mugeze Baraka na Fizi nibwo murenge izahumeka M23 ni muri forcing Minembwe dukeneye kumva ko Minembwe na Puezero na Bibogobogo ni numva duye yavuye Bibogobogo nzabateresa tubabwirira basi nimushaka mufungire Baraka na Fizi basi kugira ngo menace zive ku bana b'imurenge birakabije birababaje muri iyi minsi birakabije murenge bamerewe nabi magana none se ubu Trump uri mubona Trump ashimishijwe no gukomeza gucumbikira nawe yanze gukomeza gucumbikira n'impunzi yego ibi bihugu birimo biranga impunzi kandi byakwanga impunzi bikagaba ibitero bikazana n'ibidrone n'ibiki bigashyigikira intambara nk'izi zamoko n'ibiki byose kandi ntibatumbura indege y'abasirikare 100 yego bikaba biteganyijwe ko baza koherezwa muri Uvira hari n'indi batayo y'ingabo za South Africa nayo itegerejwe kugera muri ako gace ati izi ngabo zose zizafatanya n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izi Burundi abarwanyi ba Wazalendo abarwanyi ba FDLR muri parenthèse bashyiramo ngo barwanye u Rwanda ndetse n'abacanshuro b'abazungu uri kumviza indege zibanza Bujumbura ntago zibanza Bujumbura niyo operation mbese Bujumbura niyo command post yiri huriro ryose yaya mahuriro yose ufatanye ihuriro hari ihuriro riri kumwe n'u Burundi hari ihuriro riri kumwe na Kinshasa noneho FDLR bakayigabana kuko n'ubundi barayigabana FDLR itari kwa Kinshasa iri kwa Burundi abo bose rero bagomba guhurira hamwe menace kuri FC23 ariko menace ikomeye ubundi gahunda umugambi muremure uhari nuwo gutera u Rwanda ibyabaye kuri SADC yababanjirije ikintu kirumvikana hakuntu babiyoberwa ntago babizi ahubwo mubavuye hano mubavuye hari igoma yego nta muntu wabwira ngo sunutse amazuru hariye ndakurahiye uretse ko byagorana ntabwo bishoboka gasaba bamwe ubungu babaguriye indaya barimo barasinda bananiwe igisirikare cyarabacanze uzi ibiguzi aba yatanze kugira ngo bari abantu byonyine bemere kuza uzi ibiguzi yahaye perezida Lorenzo wa Angola akambwira ati uretse mbanze va ku buperezida ntabwo nabona ko ngufasha narava ku buperezida ubuperezida buvuye buhereza Neva niwe perezida wa Afurika yunze ubumwe uba perezida wa Afurika yunze ubumwe uri na perezida wa FDLR icyarimwe gute mutwe w'abicanyi umutwe w'iterabwoba boherejwe n'ibihugu byabo batazi ibyo bagiyemo neza bagenze bakababwira ati ibyo bintu mugiye gukina nabyo ni umuriro mubi cyane muzashya abo kwa Gikwete nabo babandi bakabwira bagenze bati durabona abandi dore urabona bari mu kigo gishinzwe kwita ku buzima mbese gishinzwe gukurikirana ubuzima bwabo ko bahungabanye byiteka ni ibintu batazakira rero kuvuga ngo ukavuga ngo bakwa Gikwete ukavuga nushaka kuvuga bati hano muri Goma hano twabaraga ibihugu birenga 75 byarwanye n'intare za Saramba ushizemo abacanshuro bose ugashyiramo n'ibindi bihugu byari birimo advance pigaduyi nutadivasinga bakakwadeva kandi burya ibura rero reka nakinnye karate rero reka jewe bavuze ko nakinnye muri equipe nationale jewe sikunyitirenya pibibi ubuzingo gutya se wanyifasha umva rero nkubwire technique
iyo wabaga uhagaranye na adversaire mugiye kurwana gutya burya adversaire wagutanze akagukubita. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri GASARO tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri GASARO@gmail.com. Hitamo GASARO, ntago uzicuza. Bazaza n'iziriya ndege bavuga baze barashisha, ariko mwikomeza kwerekana ko mwahungabanyijwe n'igitutu cya Amerika. No, ntabwo igitutu cya Amerika kigomba kubahungabanya ngo gihungabanye impamvu mwafashe intwaro mukegura intwaro kugira ngo murwanire uburenganzira bwanyu. Mwishaka kwereka abaturage murimo murwanira ko mushobora gutakaza intumbero. Icyo kintu ntabwo icyo kintu abaturage babari inyuma ntabwo bakibababarira. Yego, ni mugume kuri wa mugambe mwari mufite wo kudasubira inyuma, wo kutagamburuzwa mu bihe by'amakuba. Muraso mwanzi kandi ubu murashaduye mugafata buvira mugafata kareme mugakomeza mukagenda. Biriya byose mwajya kubona mukabona bicitse n'amazi na politiki irahindutse. Bababaza mukavuga bati ko mutubwira ibingibi dusubira inyuma, kuki kisigada dusubira inyuma se? Kuki akomeje kuturasa na drones? Niba birenga bakabafatira ibihano bazabifate, ariko namwe byibura ibyo bihano muzabirye ariko mufite n'umutekano n'amahoro. Adugerageze kure. Ariko reba stress muriho, murabona abanyangora baraje, ubu muzajya kubona mubone n'ibindi bihugu biraje. Kubera iki? Murimo muratanga umwanya wo kugira ngo yiyoganize. Nawe uri nk'abavuga ko baga professeur ino ntambara il faut profiter occasion quand il est temps, monsieur. Afande Majega, il faut profiter occasion pour Iran. Uraseka shagasa. Ni mu profeti intambara mu burasirazuba bwo hagati afande, ndabinginze barimo bararwana. Niba bajya kubavuga muvuge muti mwebwe hariya murimo murakora iki? Ko bateye Iran kandi Iran itarigeze itera Amerika. Nkaswe mwebwe FDLR bariho n'imihoro n'imipanga n'amafuni n'ibihiri barimo barabirukankana ku manywa na nijoro. Ababyeyi banyu barababerabeje, dore barimo bari mu mahanga barimo barasafaringa. Amahanga ntaga byitayeho. Ibintu amahanga atitayeho ni mutabyitaho, ninde uzabyitaho? Ni mwirwaneho nk'izina ryanyu, twirwaneho. Ni mwirwaneho murenze yaduyi mu bibogobogo mu mugeze Baraka na Fizi, nibwo murenge izahumeka. M23 ni muri forcing Minembwe. Dukeneye kumva ko Minembwe na Puezero na Bibogobogo ni numva duyavuye Bibogobogo. Nzabateresa tubabwirira basi nimushaka mufungire Baraka na Fizi basi kugira ngo menace zive ku bana b'imurenge. Birakabije, birababaje muri iyi minsi, birakabije. Murenge bamerewe nabi maganga. None se ubu Trump uri mubona Trump ashimishijwe no gukomeza gucumbikira, nawe yanze gukomeza gucumbikira n'impunzi. Yego, ibi bihugu birimo biranga impunzi kandi byakwanga impunzi bikagaba ibitero bikazana n'ibidrone n'ibiki bigashyigikira intambara nk'izi z'amoko n'ibiki byose kandi ntibatange. None se ubu bashimishijwe nyine no kubona nyine bakomeza guhungirayo, bagende babakorera ibyabananiye n'ibiki n'ibyo nyine. Yego, Abacanshuro reports reka nongeze urumuri. Ati reports indicate a significant regional military build-up around Uvira, South Kivu. A plane carrying over 400 Angolan troops has landed in Bujumbura, with deployment into Uvira are expected with a South Africa Defense Forces. Battalion is also set to arrive for the same front. Amakuru hari rero ngo akaba ngenekereje nsobanuye avuga ko mujyi wa Uvira mu nkengero zawo hari kwiyongera. Wumva ibingibi nibyo wari unakomojeho gukomeye kw'ingabo ziturutse mu bihugu bitandukanye. Ati indege yazanye abasirikare barenga 400 baturutse muri Angola yageze i Bujumbura.
indege y'abasirikare 400 yego bikaba biteganyijwe ko baza koherezwa muri Uvira. Hari n'indi batayo y'ingabo za South Africa nayo itegerejwe kugera muri ako gace. Ati izi ngabo zose zizafatanya n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, izi Burundi, abarwanyi ba Wazalendo, abarwanyi ba FDLR, muri parenthèse bashyiramo ngo barwanye u Rwanda, ndetse n'abacanshuro b'abazungu. Intego ni uguhuriza hamwe imbaraga bagatera umutwe wa FCM23 uvugwaho kuba warazengurutse hafi ya Uvira. Hasigaye inzira nto ijya ku kiyaga cya Lake Tanganyika. Bati kuba South Africa yongeye kohereza ingabo bitera kwibaza kuko mbere hari amasezerano ya SADC n'aba M23 nyuma yo gutsindwa kw'ingabo igoma. Yego nacyo rekana n'abakotinge ndabona ari fact on Rwanda yego. Ari Uvira update yes. Reka mbakotinge ntacyo abonyesha iyi nkuru. Ibi rero noneho bivuze iki? Kuba Angola yongeye kohereza abasirikare barenga 400 babwire bohereze n'abandi nta baraza. Urumva ibyo nari maze kuvuga bageze Bujumbura n'ibyo yabo. Ibyo narimo kuvuga ari urimo urabyumvise n'ibyo navugaga. Uko FCM23 itinda gufata Uvira niko noneho menace ziyongera, drone ziyongera, ibikoresho birimo biragurwa. Niyo ntambara navuga irimo gutegurwa. Naho ukongera ukambaza ngo kubera iki FCM23 igiye kuri forcinga muri Plaine de Ruzizi. Bamaze kumenya amakuru y'ibyo byose Gasaro. Bamaze kumenya umwanzi arimo araza gute, araturuka hehe, azanye ibihe bikoresho, arangana ati. Yego. Tayari nuko bimeze. Uri kumviza indege zibanza Bujumbura. Nago zibanza Bujumbura niyo operation mbese Bujumbura niyo command post yiri huriro ryose yaya mahuriro yose. Ufatanye ihuriro, hari ihuriro riri kumwe n'u Burundi, hari ihuriro riri kumwe na Kinshasa. Noneho FDLR bakayigabana kuko n'ubundi barayigabana. FDLR itari kwa Kinshasa iri kwa Burundi. Abo bose rero bagomba guhurira hamwe. Menace kuri FCM23 ariko menace ikomeye ubundi gahunda umugambi muremure uhari nuwo gutera u Rwanda. Ibi bintu tuba tubivuga kugira ngo amahanga byumve. Hanyuma bakajya bakabweja guranga u Rwanda ngo rukureho ngo impangamba z'ubwirinzi. Ahubwo bazana ingamba z'ubwirizi zinarenze za Israel na Amerika. Kuko umwanzi turimo turamubona adui mubaya sana. Utapigwa we adui mubaya sana. Kuba SADC yagaruka rero byo. SADC ni shaka yikubi. Ibyo ngibyo Gasa. Umva icyo mbikubarije bwana Magashi. Tugendane akantu ku kandi. Iyi SADC urabyibuka uko yatashye. Urabyibuka? Binginga inoma 23 bati muduhe inzira dutahe ndetse baniginga u Rwanda bati duce mu Rwanda. Sibyo uri uko yatashye. None iyi SADC kongera gutekereza kugaruka. Ibi bintu nawe nabihatsiye. Umva rero nkubwire. Ko mbona ubundi rero muri Egiputa kera mu nyuma y'imyaka mbere y'imyaka 400 yego hari umwami wundi witwa Farao wimye ingoma muri Egiputa. Ariko uwo mwami witwa Farao wimye ingoma icyo gihe ntago yigeze amenya uwitwa Yosefu wabaye mu gihugu cya Egiputa. Bityo rero kutamenya uwo Yosefu byatumye yitunatunira ku Bisirayeli, arababera beza, abakoresha imirimo y'agahato, abakorera ibintu bibi cyane kubera ko batigeze kumenya uwo Yosefu. Rero iyi SADC igiye kuza ntago yigeze kumenya ibyabaye kuri SADC yababanjirije. Icyo kintu kirumvikana. Nta kuntu babiyoberwa. Ntago babizi. Ahubwo mubavuye hano, mubavuye hari igoma. Yego. Nta muntu wabwira ngo sunutse amazuru hariya ndakurahiye. Uretse ko byagorana. Ntabwo bishoboka Gasaro bamwe ubu ngo babaguriye Indaya barimo barasinda bananiwe igisirikare cyarabacanze. Barwaye trauma, barwaye urwaye rwo mu mutwe. Butazanakira baravuze kuva twabaho nibwo twabona isasu. Kuva twabaho. Aba rero nabo nabandi bashya batigeze kumenya amateka yabaye kuri SADC. Nibaze nabo rero basogongere kuko ntago waza gukina hejuru y'umuntu ugiye gutema ijosi. Ntago waza gukina hejuru y'umuntu reka barababeshye. Yego. Abangaba kuvuga ngo baje mu wundi mutaka wo gufasha Neva bafitanye amasezerano bilaterale. Yego. Sibyo? Aya masezerano bilaterale rero
barayubahiriza nk'ibihugu bamutabara uko bashoboye burya ngubu uri umubyizi umukwe ntako batagize bereka Kisekedi bati twaragerageje ariko byaranze aho kugira ngo bakomeze bishare kandi barasinyanye kandi kugira ngo Kisekedi ajye gusinyana na biriya bihugu uza amafaranga aba yatanze uzi ibirombe by'ibuye by'agaciro aba yatanze uzi biguza aba yatanze kugira ngo bari abantu byonyine bemere kuza uzi biguzi yahaye Perezida Lorenzo wa Angola akamubwira ati uretse mbanze va ku buperezida ntago nabona ko ngufasha narava ku buperezida ubuperezida buvuye buhereza Neva ni perezida wa Afurika yunze ubumwe uba perezida wa Afurika yunze ubumwe uri na perezida wa FDLR icyarimwe gute umutwe w'abicanyi umutwe w'iterabwoba ni gute wa perezida wa Afurika yunze ubumwe uri na perezida wa FDLR can you imagine isi irasinziriye cyangwa isi irareba aya mahanga arimo arareba cyangwa arasinziriye ni kwa kundi Bush baramubajije bati se kugiye ati ugiye guyobora Amerika nibyo nyuma ya Clinton bati nk'ubu ngubu hateguwe indi genocide ku bantu bamwe wenda b'abanyafurika wabigenza ute nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ati byaterwa n'inyungu tuhafite aba rero bose barimo barega amakuru Kisekedi kubera inyungu bamufiteho abandi barega amakuru Kisekedi kubera ingengabitekerezo genocide iri ku rwego rwo hejuru ubundi ni ibintu bibiri ni amabuye y'agaciro ariko ikibihatse ni ingengabitekerezo ya genocide ikomoka kuri FDLR na Neva none aba banyangora baraza kumara iki ko aba banyangora rero afande Makenga yarabarashe kuva kera Gasaro ntabyo uzi nyine nico nanjye ngiye kukubwira ko wumva aka nakanyamaswa yariye kuva kera izi ntare za Sarambwe n'amadubu nta kintu zitinya ese watinye niki se Kisekedi atako niki Sadek itazanye se hano niki Sadek itazanye Gomasi niki gishyashya bazanye kumva no kujya ku mirongo y'urugamba bigoye abazanye bo nyine urumva barimo barumva amakuru ubundi hari igihe ugera nta hantu ukumva n'amakuru cyangwa ukagira n'ibyo ureba barimo barabona amayiti zibacaho barimo barabona amakamyo arimo baca hajojo amaraso ya za kajorite za mayiti zirashyingurwa buriya abasirikare ntago babura information kabati kumba ibintu byo tujemo ariko boherejwe n'ibihugu byabo batazi ibyo bagiyemo neza bagenze bakababwira ati ibyo bintu mugiye gukina nabyo ni umuriro mubi cyane muzashya abo kwa Gikwete nabo babandi bakabwira bagenzi bati durabona abandi dore urabona bari mu kigo gishinzwe kwita ku buzima mbese gishinzwe gukurikirana ubuzima bwabo ko bahungabanye byiteka ni ibintu batazakira rero kuvuga ngo ukavuga ngo abo kwa Gikwete ukavuga nushaka kuvuga bati hano muri Goma hano twabaraga ibihugu birenga 75 byarwanye n'intare za Sarambwe ushizemo abacanshuro bose ugashyiramo n'ibindi bihugu byari birimo n'amoko yararimo imbunda z'ubwoko bwose mu bihugu bitandukanye zari zirahanga ntago rero waza guhagarara ku muntu uri burare pfuye avuga ati n'ubundi uranyica n'ubundi nimbere ka n'ubundi uranyica nuko AFC/M23 imeze nintirwanaho n'ubundi uranyica rika rero mfe na advancing afande advance piga adui nuta advancinga bakakwadeva kandi burya ibura rero reka nakinnye karate rero kangu jewe bavuze ko nakinnye muri equipe nationale jewe sikunyitirenya pibibi ubuzingo gutya se wanyifasha umva rero nkubwire technique iyo wabago uhagaranye na adversaire mugiye kurwana gutya burya adversaire wagutanza akagukubita akagukubita ingumano nko mu kameme burya bagushoboye ubacitse intege burya wabashije kumenya amakuru yaduye jewe najyaga imbere y'umuntu ufite ceinture noire giye nakinnye bwa mbere competition nationale mfite ceinture jaune nkarwana na ba ceinture noire kubera iki narazaga urumva none abatwigishaga buriya rero ibintu byose ni mu mutwe afande Peti ndamusuhuje cyane akaza akatubwira ariko magaye ntabwo uzi ko ni saso risohoka ndabiza afande wabonye imbunda uburyo irasa wabonye ibisaso ryafashe se naramubonye none se ubu ngubu ni gute waba waraciye mu bintu nk'ibi ngibi ugatinya igipfunsi cy'umusivile urimo
urabyumva ndagukurikiye ubwo arimo arashyiramo ibintu byo guhagarara noneho nanjye nkaza ngahagarara imbere y'umuntu ufite sentire noire première dane wambaye idarapo ry'igihugu hano kandi jyewe ndi sentire jaune harwana umutima ntabwo harwana ibikoresho. Halo turi kugendana harwana umutima umutima uzi icyo ushaka umutima uzi icyo urwanira umutima wamenye wisobanukiwe uzi uburenganzira bwawe uzi ko ugomba kubaho uzi ko ugomba kubaho nawe wisanzuye mu gihugu gitekanye gifite ituze n'amahoro. ubu ngubu uyu munsi nta kintu twavugana nari kuba mfite isoni nyinshi yego iyo mba ntarabaye umwe mu bafashe intwaro kugira ngo barwanirire iki gihugu kibe gisuko abandi rero bazakorwa n'isoni kuko ibyo bibwiraga bitigeze bibaho. rero ubwo ngubwo byo kuvuga ngo drone kuvuga ngo abacanshuro baje kuvuga ngo angora yaje kuvuga ngo aba n'aba baje imbundi zinizi zaje ntago zikuraho impamvu y'urugamba yabayeho kugira abantu bafate intwaro. nta n'uwabi nubwo basubira inyuma bagatsindwa n'ayo mahanga yahuruye na Amerika na Israel ibihugu byose bigahurura baza bakagera icyanzu n'ubundi nyuma y'umwaka umwe cyangwa iri bakongera bakadivasinga kuko nta wundi muhungira nta n'andi mahitamo abahari. yego shawura ncagize sasa ko baburetse gato bare nakwereka ko ubwo ni amasatani ndi kubisomamo ko umucanshuro ngo nawe ashaka kwandika igitabo ngo kubyo yaboneye igoma oya bari kugaragaza muri Kongo Yego. bati ndetse n'abari Uvira umuriro bari gusa n'abawotera kuri abari Uvira barimo barotera umuriro kuri abacanshuro barabizi ibi bintu byaciye ku makamera barabibonye bamwe abandi bazasome bumva amateka yaba narinzi ikintu cyakirime bavuga muri angora n'iki mba nyibabwiye. yego umuntu ukina ni umuntu utazi ubuzima arimo akina nabo bw'abana barimo bararwana n'imfubyi barimo bararwana n'abantu bamariwe ababyeyi bamariwe abana uwo muntu wamusunika gute? ntabwo bishoboka ntago bikunda twe turi hano turabihamya ntago waza kubwira ngo imbunda yihese yankanga nta mbunda yahagarara imbere yanjye twarwanira nicyo tutarabona nicyo tutazi none ubu ngubu umuntu ararwanira n'icyo abona ubundi umuntu arwanira icyo asize inyuma ntago arwanira icyo asanga imbere. aba rero baza ababyeyi babo imyaka bamaze mu nkambi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Cy'Indege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. hari icyapa kinini cyanditseho Cy'Indege ya Emile. ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. hamagara Cy'Indege ya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.